muhamagare ambulance ujambo rishobora natwe turi aho so tugiye kubanza twivuge mbere yo kuvuga ikituzanye so njye nitwa Latifa ndi murumuna wa Shemsa njye bucura akona ko mukamenye uyu niwe mwurikira nanjye bayita hariki abankurikira Shemsa tukaba tugiye kumukorera prank imeze gute iri cy'abana ukuntu bimeze rero uyu nguyu agiye kwakitinga yapfuye none twe dushaka ntabwo ari kwakitinga napfuye nawe ugiye guhera niyo urumva ko wende numara kujya ku rugati uraba wapfuye ni ubwa mbere biba bibaye gupfa no guhurira ufuzi biratandukanye igicuri no gupfa ibintu bibiri bitandukanye so njya gufata ku rugati nshire mu kanwa kumva ndetse kubita imere nkaho ari urufuzi then kubite hasi nyine njyame ndambara remere nk'umurambo noneho hariki saza wanjye aragenda guhamagara Shemsa cyangwa se avuge cyane Shemsa ahita umva ntari buseke birabitewe n'useke gusa uraba wasinzire se ubundi utari no kureba nasinzire wowe nyine gutyo ucecetse umwereke ko ari ibyanyabyo nyine uvuge mbye yumve ko umwana yahwereye umubwiye ngo ukubye hasi nari ndi kujya kuri telefone ndi kumana umuntu ngo ba ugiye kujya kureba mbona umuntu ngo hasi ukumva sasa nawe abura ikintu akora turebe ikintu abigenza kumva hano nta miti ihaba imiti hari ni ibinini nimba bari buze kuntera bakanyura kwa muganga simbizi nk'abantu bazi Shemsa nyine ko agira umutima woroshye tugiye kureba reaction ziwe ukuntu ari buze kuyakitinga nawe amaze kubona ko Latifa yagiye nta kugenda ariko none urabona nyine wagiye ntabwo ari kugenda kurenze ufase n'ukuru so guys nyine mubane natwe no paka prank irangiye so cameraman rero kumva ura buri muri habya ahantu yo kugura kubita bino bireba iranguni rihariye kumva ariho ujya kwihisha nimba ndi buryame hano hasi nimba ndi bujye kuri sara ko aho njya hose cyane turashaka ukuntu umushyira ku ruhande nyine ataza kureba kamera sibyo noneho cameraman we umva ntakubone kuko akubonye kamwana yagize umuvumbuzi yahita abimenya kumva yize umuntu uzi kureba utuntu ariko hano ngaha nta kintu ari bumenye atinda kwemera oya ndakwemera nabona njyewe Latifa nikubise hasi ntabwo njya nikubita hasi ni ubwa mbere biba bimbayeho nabibona ndaba mwana mpamagara mama Isa ni mama wacu byakusema ntibyaguceceka okay so cameraman nyine wowe ufite kwihisha sibyo uze kugaragaramo dufashe ntanakubone urabo nyiciye ibintu nta nubwo umva nta n'ikintu na kimwe nakumenya kumukora ngo abyemere yateka ngo ni prank none afite ukuntu yigize umuntu uzi gushaka utuntu arabanza kibagoza ashaka kamera yivuze uba wihishe neza ariko ngiye kugenda nicyo korogate ibindi muraza kubibona mu kanya ndi hasi cyane dukora akantu gato kubereka ese muri douche sare buri kadufata muri douche turagaruka twagiye azane phone nyine we out bafite n'ibya tuma amazi makeya njindika nchikose ndaanza mugire gusa ntabwo kiri bwandure ndakuraho gusa ku ruhande byinshi nyine kandi byinshi nayo ngiyo banze ngo bikeye Bija. Yaryamye.
kameramani nawe wowe uraba uri muhanda gutya urabura ugiye kwica kugira ngo manze nikoroge Deixa eu ver. Deixa eu ver. Wana kuzi ugiye gukora abakozi birangira gute cyangwa kugera gute kandi kandi gukora niba ujyana hasi bikorera ko ntazo nyine ko twibuze kukwegera aje gutabara ubwo twibuze kumuhumurira ora kuba twese twakora frankari Because me muja nzana muganije rero bwarakije turasubiza mushiki wanjye kuko uje kwitwara tubonye isura yapfuye nyine twasoje no tonto ntabwo uri bwandure neza wanjye no uzaryama hano gutya umupira sohoje kuko niba ntabwo uri bwacyaho uhinduriza umupira kameramani umutwe wanjye utazazamura wose wakambaye igira gutyo rwose ibicyo ariko kuko uri kunyazamura baravundere wibwira abantu Tegura nyine byangana ngaho wowe nitafunga nta kibazo njya kuryama ikiboro ino boro mwana we ibi ni ibiki mwaka byara cyo kuryama hasi egama ari kubita umutwangazi kuryama gutya kurangiza ko nakugura mbere nyine nk'umuntu wakomeye uko umuntu waguye nyine byanyabyo so ikikurikiye abantu kujyamo hari nanjye njya guhuruza bakuruza rero tugiye kujya kumuhamagara mbwire ko upfuye sibyo ntabwo upfa ariko kuri Aramubari koga nyine aho yasibaye panze ibintu bibiri aho ndi mubizi na kameramani mvuga ngiye guhinda ntabwo ngiye kwigira nagiye nawe shyuba rero ngiye umva none tugira iryoshye yasuye karyama tureba aranyinje ndavuga ko ntabyo narinzi ntabyo nzi pe mani uri kubona ko nabize narinje kumusura gusa Jones cyitwa amagara Shemsa Shemsa we Yes we tifa ubayiki hari muhamagara ari hehe Shemu warangije none se kuja muhamagaye kandi uzi ko ufite abantu barwaye we urwaje abantu koko mana we tifa mana we tifa Shemu tifa bayiki abayiki songu ndabizi se yego naje kugusonza umwana aryamye hasi none nkabona hari kari kumwe ngo duhe ngo ti mana we bigenze gutari Latifa mudutabare we turapfuye mana we mudutabare ntutumamagaye ambulance uterure hari muzo turamutera tujyana rero ngo ambulance niza kumutwara imuvana hano nuzongera ukagurira inzume zitutira inzume mana ukomana nagorwa n'ukuri kumwe so abaye iki kandi Tifa muhamagare ambulance nuri subiye abaye ikishemo uko kubana muri iki gihe mana nyuma uraza gusura abantu ngo abantu bararembye Tifa ya afite umuro mwinshi we
isiwe habaye ndabizi usije ko nari cyangwa umutesanje no kuzakunda gucirikanamo oya mana gusa namushiri gisesi baragushyi gisesi katwo Yesu we aje kugufungurira rati amagere umugabo wawe telefone iri mu cyumba ufite telefone aho ngaho telefone yawe n'abari yawe nagize domagara brate harde brate kandi ko nabona motari mama ngo motari cyangwa tubyihorere wabagire imodoka se mana we mwatubariye kuko mukadufasha koko uzamuza mu bawari hehe na simpari Jose tifaguye hasi wino mana we ashe muhanga Nuse basi kose bayike. Nuse nakigeza nuse. Hari. Nese bigenze gute? Wowe tubikunze ko ndazi. Bigenze gute ubundi? Nese video araje. Ngiye basanze abantu bari kwanga tifa. Wakuko bigenze. Tifa. Shema mama ntabwo uri ubigenze utahamagaye basi sana duhamagaye. Ntabwo tuhamagaye ko tumutwara mu nzu. Hajya nuza bayita ngo iki 911 ana we kuko alo na ambulance tugize umurwayi wikubise hasi ngo yari kugenda batubwiye ngo hano baguye hasi vugana na Allo turabona Norvège kuri Sofia ya kabiri. Norvège Sofia ya kabiri ni umukobwa wikubise hasi. Babwire babanguke. Imyaka 20. Ari mu myaka sinaka bari barayibaza. Wamubwaka. Sawa. Fili ndabigenza. Ndabisa magara n'umugabo wawe. Mana we uretse kutumuhamagara noneho basi bari tutegeze ambulance wenda we aze nyuma hari tifa bayiki nyine ubwo ahise yukubita ubu si mama mutumye hehe museragiye cyangwa wakora akazi kenshi we akazi se kandi cyera yo muri telefone cyane cyangwa n'umuhungu wa mwanzi cyaratwite hari igihe ngombwa batwita byanashowe ni ukukora mukore kunda tureba byasere y'abantu batwita cyo kuza ashaka tifa wawe dusebeje muri ubu buzima ugatwita mu rugo rwa mukuru wawe waba uri inshinzi kandi mbabaye kwa niba gutuka kandi wapfuye basi mukure hasi cyatumuterure uretse gato mwere yesi namushobora njyenyine urumugage bise bamuga kramani buretse kuhamagara ariko yari prank na shangaye singo kamera bamujya bana weyo ahamagaye umugabo we ngo sheri bite bana we gize ubwoba niba magana utwika ambulance subireyo ariko mwegeye ubabwira ambulance subireyo mayiro bwindagira ngira ngo yendeye umuntu wawize ko yeje ko gusura mbabisanzwe mu famille reba nyine Tumuzirie tumukoreye Frank y'abantu babiri ariko umugore yaje gukundira nawe nuko bigiye Nihangane mani biba. Kameramani we urakoze. kabisa vaho hanyu The baby Shemsa mvugume sese. ayiwe shanza rero no kuno bigenze ukuye muri douche yambaye ishuri abana yambara vuba Umva gapfuye bya nyabyo. amanze ricene ndo Yawe. Reba ngo birase numva ngiye guseka Ndavuga ngo uratwita imboro tangiye guseka naho cyadusebeje ndasase. nagiri mu gatubiri reka franka mwakoze
ndebera we Etienne na erega mwemwasizemo ese nyina nawe ugiye turi namwitse wibeshye nini uko abanga mu buto n'urwe ngo mwegerane hano tu yakoze murambuze guys abanyabishingwe baraje mwakoze muyirebe muyirangize Etienne twese turi kujyamo harike niyegerane hafi uyu natubwi ukuntu yiyumva guys uriyumva ute Shemsa akushe mu cyakoze gukora prank ubwo nzi ko bigoye wemeye cyangwa nuko ari mukuru wawe arimo umuntu abone impamvu waruhangaye akoze ukuntu umuntu yikubisa hasi nyine nako aramparaye yarakubisa hasi aramparaye nawe yamenya gukina yaramenye uko numvaga umutima ugiye kuvamo none n'ubwenge bwawe bwagiye niyo sositifa yabaye kubera iciye mu kanya bisara umubona nta kibazo afite yanze kubyizera ko disimanje ko ariko anabyizeye vuba ubundi yari ahubwo yemeye ba aje yangaza ko impamvu byemeye ntabwo mwamuteguje umva ariko ari braka nzakora nge ndiseyashe ameze simunkoreye prank bana we abantu muri kutureba prank ngomba gukorera bano bantu prank igeze ko natayishaka imeze nk'urusenda ku buryo kiri buze ibitambaro nakuje musa nagahinda cyane nagagira ubwoba bwinshi ahubwo n'ingero washyushye kugira ngo ni ingero none yaga mana we mana we moto nari nangiye kwibaza uko mana ko ndwaye ndifata mugenda kwa muganga gute ndabigenza neza uziri ko uyu muntu arwaye mu cyakoza biravuna amaso ntabwo beshye mana we cyakoza turaza ahubwo akabazo k'amatsiko iyo ntabwo ugeze ubona ko hari kabaye ariko nawe wakabonye se ntabwo mikoro ntabwo gushaka kubona mikoro bitewe n'ukuntu yambaye umupira w'umukara mikoro n'umukara ntabwo wahangayitse nta n'uburyo ushaka gutekereza ko ari umugabo wawe umugabo niwe bwa mbere bari babizi ahubwo se umugabo niwe njya guhamagara muga ko bamushakiranye awa ntabwo maze turebe telefone rero ngiyo dore ubwo ndabona yahamagaye yaguhamagaye yaguhamagaye ahubwo yishyiramo mahirwe yanjye cyakoze murambuze guys thank you so much nyine musezera abo mwakoreye prank musezera prank yacu muze kutubwira mbaya muri comment ngo muyibonye muri abana Shemsa mutubwire niba intro mwayikoze mutubwire no kuno ubutaha tuzabigenze kugwa hejuru kugwa mu muhanda n'imodoka none imugwishije bakagaho irakujyanye niho so guys ciao we love you mere gatatu bwise ngira ikintu nababwira abantu bantu mu nkunda mungire inama y'ikintu ngomba kwishyura bano bantu nabyo kwihangana hari ubu ni win ngomba kubishyura zabishyira igipranka cyiza gikomeye kiremereye cyakoze tuzabakinire prank nabo nanjye muzayinkire none nawe urangambaniye none ufite aramamagaye kwa muganga wese nakwebera ubwo ijwi ryawe umva n'uri hariya yakunda aramamagaye none njyewe ntabwo twari mu bya prank ndakomaze mbona umuntu aryamye hasi habaye iki prank mpita mpindira mutavuga reka dufatire umani dutwikire umuntu mugiye kujya mu cyagiye umva ndabizi turagenda aho twari kujya nozo prank yanjye mani prank yanjye situni mani ngiye byo twavuganye tena hantu ngenda abantu tuzi biriruka ubone ko mwango turi nta yindi prank ikurikiyeho tubwire sha